n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo isohoke ihabwe abanyarwanda, ndetse ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giheruka gushyira itangazo hanze y'uko bazanye indangamuntu zishyashya zitwa indangamuntu koranabuhanga. Izi ndangamuntu zigenewe abanyarwanda ndetse abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga impunzi ndetse n'abashaka ubwenegihugu bw'u Rwanda ndetse n'abanyamahanga bamaze igihe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kirashishikariza abaturage bose kumva indangamuntu koranabuhanga yuko ni indangamuntu nziza yagenewe abanyarwanda, aho iyi ndangamuntu uzajya uyitwara cyangwa uzajya uyitunga likide cyangwa ukayitunga muri telefone yawe, nk'uko ushobora gufata nimero zawe z'indangamuntu mu mutwe, iyi ndangamuntu ukaba uyifite aho ujya hose. Ndetse ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kizaba kigabanyije uruciciti rw'abantu baza kurekarama yuko indangamuntu bazitaye ndetse bagahabwa indangamuntu ubwo bageraho ubwo batanga indangamuntu ya nyuma, ariyo ndangamuntu ya gatatu. Umunyarwanda ugasanga abayeho nta ndangamuntu afite, indangamuntu ya gatatu ayitaye. Rero NIDA yavuze yuko indangamuntu koranabuhanga buri munyarwanda wese uyishaka yakwiyandikisha kugira ngo indangamuntu azayihabwe. Ndaza kubabwira indangamuntu izasohoka ryari, ese indangamuntu yakozwe ryari, ese abiyandikishije barazibonye, ese ushaka kwiyandikisha wagana hehe. Ndaza kugaruka rero mbabwira mbasobanurira aho wajya ukiyandikisha ino ndangamuntu ukazayibona, ese abiyandikishije barazibonye, ese izi ndangamuntu zizasohoka ryari. Ndaza kubibabwira mu kiganiro, kurikirana ikiganiro paka kirangiye. Nanone n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri Village Urugwiro, ndetse iyi nama yavuyemo ingingo nyinshi zitandukanye. Bivuze ngo hasohotse itegeko rishyashya. Icyo bigusaba ni ukugira ngo ugume kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda umenye iki ibyemezo by'inama ndetse amategeko mashyashya bashyizeho. Ese itegeko kugira ngo ritazaza ari kugonga uri umuturage ukavuga ngo ni warubyumvise, ugume kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo aya mategeko mashyashya yagiye hanze kugira ngo uyumve. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ubwo reka amakuru yacu tuyakomereze ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gushyira hanze poroje indangamuntu koranabuhanga, ndetse ngo iyi ndangamuntu ikora neza cyane. Ubwo indangamuntu izaba ikubiyemo ibintu byinshi, bivuze ngo mu gihe uzajya uba ufite gategure, indangamuntu yawe bizajya bikubiyemo. Ufite diplome, indangamuntu bizaba bikubiyemo. Ufite mituweli, indangamuntu bizaba bikubiyemo. Bivuze ngo ni nka system nshyashya yaje kugira ngo ibyangombwa byawe byose bijye bikusanyirizwa hamwe, ibyangombwa byawe byose bijye hamwe kugira ngo utazabasha kwiyura cyangwa utazabasha kubita. Indangamuntu koranabuhanga rero ni igisubizo ku banyarwanda ndetse tutitaye ku cyo turi cyo. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga nawe urayikeneye. Nimba nawe ufite indangamuntu ndetse ufite indangamuntu isanzwe nyine, bivuze ngo nawe indangamuntu koranabuhanga wayibona. Bivuze ngo rero icyo bizasaba uzagenda wiyandikishe nk'uko bisanzwe nk'abandi, uzahabwe indangamuntu koranabuhanga. Nawe wataye indangamuntu ufite ari iya gatatu nawe ukaba warayita, ariko ukaba ufite nimero z'iyo ndangamuntu yawe, nawe rwose indangamuntu koranabuhanga wayibona. Bivuze ngo icyo bigusaba nawe ni ukwiyandikisha indangamuntu koranabuhanga ukayibona. Ndetse hari bamwe na bamwe bibabera urujijo, cyangwa hari ikiganiro nigeze gukora ndi kumwe n'abaturage bagiye gushaka indangamuntu koranabuhanga basanga 2,000. Gusa abantu abaturage baranditswe, bwari harimo urubyiruko rw'imyaka 15, 17 ndetse na 18. Ubwo n'urubyiruko rwe rwagiye gushaka indangamuntu koranabuhanga. Reka nongere mbabwire, indangamuntu koranabuhanga ni nziza bingana bite. Bivuze ngo n'umwana uzajya uvuka ukiri mutonya azajya ahita akorerwa indangamuntu koranabuhanga kuri uyu mwana avuka, akahita ahabwa mituweli. Bivuze ngo byose bizajya biba bikubiye mu ndangamuntu koranabuhanga. Impamvu nari ngarutse kwa aka kantu ka mituweli, ngira ngo murabizi ko mituweli yahujwe n'indangamuntu, ndetse niko bagiye no kubikora, kuvuga ngo indangamuntu koranabuhanga nayo bazayihuza na mituweli. Bisobanuye ko nimba muzi uburyo ki mbere umuntu yajyanaga ikarita yo kwivuza akagenda akivuza, ariko ubu ngubu bakaba haraje ibyiciro. Ubwo ujyana nimero y'umukuru w'umuryango ukagenda ukivuza wajyanye n'indangamuntu yawe. Bivuze ngo murabyumva yuko iterambere cyangwa igihugu cyacu kigomeze kuzamuka mu iterambere.
bisobanuye yuko rero nawe nimba utarishyura umwaka w'2026 utarishyura ubwisungane mu kwivuza ndetse uboneraho kwishyura ubwisungane mu kwivuza kugira ngo utazarembera iwawe, ndaza kubigarukaho, ndetse n'abantu bari mu cyiciro cya mbere bagiye kujya kuri liste bagasanga bashyizwe mu cyiciro cya kabiri. Gusa ibyo nabyo ndaza kubigarukaho. Reka mbanze ndangirize abanyarwanda cyangwa mbanze mbayobore aho mwajya kwiyandikisha mukabona indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu koranabuhanga, ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gikorera Kimihurura imbere ya Feruje munsi ya Convention. Rero ku bindi bisobanuro wahamagara inimero yabo. Iyi nimero yabo ndaza kuyibahereza kuri Kidasamura TV Rwanda, ndaza kuyishyiraho ikiganiro kirimo kirangira, bivuze ngo inimero yabo muraza kuyibona kuri no YouTube ya Kidasamura TV Rwanda. Ariko nongera kwibutsa ku bantu batarakora subscribe, bakora subscribe tugakomeza. Reka tugaruke rero ku bantu babisanze mu cyiciro cya kabiri bari mu cyiciro cya mbere bajya kwivuza bikanga, ubwo bigaragaza imbogamizi nyinshi yuko abo bantu bakuye mu cyiciro cya mbere bagashyirwa mu cyiciro cya kabiri, ariko abo bantu nta bushobozi bafite bwo kuba bakwishyurira mituweli. Bivuze ngo abantu bakuye mu cyiciro cya mbere bakabashyira mu cyiciro cya kabiri, bivuze ngo aba bantu bahabwaga VUP, bivuze ngo bahabwaga amafaranga ndetse bakanabahereza akazi bagakora. Bivuze ngo amafaranga ya VUP umuntu utayazi nka kuno usanga abantu bari gukora ku mihanda, bivuze ngo uriya muntu baba bamuhaye akazi kugira ngo yishyurire ubwisungane mu kwivuza. Niyo mpamvu rero aba bantu bakuwe ku cyiciro cya mbere cya mituweli cyo kwishyurirwa na leta bagashyirwa ku cyiciro cya kabiri kujya bishyurira ibihumbi 3, ubwo abantu bakora mu muhanda basanzwe bahembwa amafaranga arenga ibihumbi 60 by'amafaranga y'amanyarwanda, gukuramo ibihumbi 3 bakishyura ubwisungane mu kwivuza ntacyo bibatwaye. Gusa bamwe baravuga yuko bo babakuye muri system icyiciro cya mbere bo nta n'akazi ko muri VUP bahawe. Gusa bano igisubizo nta kindi, bihutire kujya ku kagari ndetse batanga impamvu zifatika, kuko nibabona koko icyiciro cya kabiri batabona ubwishyu bazabasubiza mu cyiciro cya mbere. Ariko bisobanuye yuko rero impamvu ibyahindutse n'ibyo ngibyo ku cyiciro cyangwa ku byiciro, umuntu ugasanga yarishyurirwaga na leta ubwisungane mu kwivuza, ugasanga muri system ari mu cyiciro cya kabiri. Imbogamizi yabayeho niyo ngiyo ndakubwira ngo abantu bose bahembwaga na VUP bose ku cyiciro cya mbere babashyira ku cyiciro cya kabiri kugira ngo bajye bishyura, kubera ko akazi babahereza no kugira ngo bishyure ubwisungane mu kwivuza banave mu bukene. Turaza kugaruka ku mafaranga y'abasaza ahabwa abasaza bageze mu za bukuru kugira ngo abafashe. Ndaza kubigarukaho. Hari abaturage batuye mu karere ka Kirehe, aho abantu baturage bagaragaza imbogamizi yuko bavuye cyangwa basanzwe bavuye muri VUP ndetse bakabura amafaranga ya VUP, ubu ngo inzara ikaba igiye kubicira mu rugo, ndetse kubera abaturage batanze amakuru atariyo bavuga yuko aba basaza cyangwa n'abasaza n'abantu bakecuru bishoboye ariko babakuraga muri VUP. Bivuze ngo nabyo ndaza kubigarukaho kugira ngo tuze kujyana akantu n'akandi. Reka dukomereze mu karere ka Rwamagana, aho abaturage 3 bishyuye ubwisungane mu kwivuza, gusa mukuru w'umudugudu bamuhereza amafaranga ntiyayageza ku kagari. Ubwo abantu baturage babazaga mudugudu uti amafaranga twaguhaye ngo twishyure ubwisungane mu kwivuza wayashyize he? Mudugudu agira ati nta mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Gusa abantu baturage bari bafite message ndetse mu nama, iyi nama iterana, ndavuga inteko y'abaturage ivugirwamo ibibazo abaturage bareze mudugudu, berekana n'ama SMS. Mudugudu bamusaba kwishyura amafaranga ya bano ba mama y'ubwisungane mu kwivuza. Mudugudu avuga yuko azayishyura ndetse asabye imbabazi kuba baramuhereje amafaranga akayakoresha ize gahunda bikarangira atabishyuriye ubwisungane mu kwivuza. Abaturage bagize bati ati kubabarira na buriya gukora ikosa bisaba kwikosora, cyangwa kuba twakubabarira nta kibazo rwose. Mukuru w'umudugudu bamubabariye, ariko we mu gihe yari yabashebeje ko bari guharabika ubuyobozi, bavuga yuko ngo batanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bakaba batarayabona. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nyuma muri kumwe mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakura rugakongoma. Twagarutse ku ngingo 3 ubwo twarangiye abantu bashaka indangamuntu koranabuhanga aho bayikura cyangwa kwiyandikisha aho bazikura. Gusa system tugezeho cyangwa icyiciro tugezemo no kubabwira igihe indangamuntu koranabuhanga izasohokera. Ese abiyandikishije barazibonye? Abiyandikishije gufata indangamuntu koranabuhanga ntago barazibonye.
tubona ntago zirasohoka ariko ziri gukorwa, ziri muri system, ariko natwe ntago tuzi umunsi zizasorerwaho. Ubwo dutegereze itangazo rya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu, gitangaza ko indangamuntu koranabuhanga zasohotse, abiyandikishije bazibonye. Bivuze ngo tuzabibabwira hano kuri Kidasamura TV Rwanda. Bivuze ngo yakoze subscribe uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Warakoze cyane, Imana ikurinde, iguhereze ubuzima buzira umuze, Imana iguhindurire amateka, iguhereze ibyo wayisabye.